What's up my beloved people? Hi, muraho neza bakunzi ba filime Icyumba cyanjye series. Uzisi muri filime yacu Icyumba cyanjye, nyuma yuko amabanga yose yari yarahishwe igihe kirekire birangiye agiye hanze, Mika akamenya ukuri, akamenya ko uwo yitaga mukuru we koko atwite inda y'umugabo we Iva, ndetse akaza kumenya ko uwo yitaga mama we atari mama we ahubwo yari mukuru wa mama we, cyane ko Miki yamaze kumenya ko mama we yitabye Imana akiri muto. Ibi byose bitumye Miki afata ibyemezo. Aya mabanga yose yabashije kuba yajya hanze muri filime yacu Icyumba cyanjye, agatuma Miki amenya ukuri, atumye muri filime ibintu byose bihindura isura, aho filime isa naho igiye gutangira bundi busha. Abantu bakomeje kugenda bibaza ngo ese ni iki Miki agiye kuba yakurikizaho nyuma yo kumenya ko atavukana na Koko. Ese ni iki Miki agiye kuba yakurikizaho nyuma yuko yari amaze igihe atekereza ko mama we agihari, ariko ku munota wa nyuma akabasha kuba yavumbura ko mama we yitabye Imana kera akiri muto, ahubwo uwo yita mama we akaba yari mukuru wa mama we. Ibi byose ni bimwe mu bintu abakunzi ba filime Icyumba cyanjye bafitiye amatsiko yo kumenya ngo ese biraza kurangira bite, ni iki kigiye kuba cyakurikiraho. Uyu Miki ibi byose abashije kuba yabimenya nyuma yuko umugabo we Iva amwicaje, bakiyemeza ko bagiye kujya babwizanya ukuri buri kimwe cyose kibaye mu rugo rwabo. Uyu Iva yabwiye Miki ko Koko atwite inda ye, amutwitiye. Biza kurangira Miki kwifata bimunaniye, biza kurangira Miki bimuteye isereri biramuzungereza. Ibyo bitari byashira nibwo yaje kubona n'urupapuro rwanditswe na mama we wa nyawe, aho urwo rupapuro umuntu bita Koko we yari yaramaze kurusoma kera, akabibona ko atavukana na Miki, ahubwo mama wa Miki we yamaze kwitaba Imana kera. Ibyo na Miki nawe yabashije kuba yabisoma, abona neza ko atavukana na Koko, abona neza ko uwo yitaga mama we atari mama we. Ibyo byose ni ibintu byababaje Miki, atekereza ku bugira neza bwose yari yarakomeje kugenda agirira Koko, uburyo yari yarakomeje kugenda afasha Koko, azi ko ari umuvandimwe we. Neza yumva bimurangiriyeho, aho ibyemezo Miki yamaze kuba yafata ari byo tugiye kuba twareba, aho uyu mugabo ngo ni Iva nawe ibyo agiye gukora nyuma yuko yisanze yateye inda uyu mugambanyi w'umugore ngo ni Koko. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twareba muri filime yacu Icyumba cyanjye. Wowe icyo usabwa nta kindi nuko ugiye gukora subscribe, reba munsi y'ivideo gato kuri ako kabuto k'umukara kanditseho subscribe, ukandeho, fungura akazogera ka mbere kuri all notification, kugira ngo episode z'imiriro za filime yacu Icyumba cyanjye tugiye gutangira gusohora. Uburyo Miki agiye gutangira kwihorera kuri Korodina wamaze igihe amuzengereza, wamaze igihe amugambanira, afite gahunda yo kumutwarira umugabo, hanyuma uyu Miki we akajya kwangara. Tugiye gutangira kureba uburyo uyu Miki agiye kwihorera kuri Korodina, hanyuma ndetse n'urugo rwe ibintu bigakomeza kugenda neza. Hariho abari bakomeje kugenda batekereza ko kuba aya mabanga yose yabashije kuba yajya hanze, uyu Miki akabasha kumenya ko Koko atwite inda y'umugabo we Iva, ndetse akabasha no kuba yamenya ko uwo yitaga mama we atari mama we. Hari abari batekereje ko filime ishobora kuba igiye kurangirira ahangaha, cyangwa se hakaba hagiye gukurikiraho ibindi bintu bidasanzwe, ariko icyo wamenya nuko filime itagiye kurangira, ahubwo filime nibwo igitangira. Hagiye gutangira gusohoka episode z'imiriro. So guys, uyu Miki rero byaje kurangira abonye ya letere yanditswe na mama we wa nyawe, nyuma yo kureba mu myenda ya Koko bari kuyisohora hanze. Yaje kubisoma, ngira ngo Koko yarabisomye, mwese mwarabyumvishe uburyo uyu mama wa Miki akijya gupfa yasize yandikira mama wa Korodina amubwira ko agomba gufata Miki akamurera nk'umwana we, akamurerera hamwe na Koko,
ntazigera ababwira ko batavukana, ariko ibyo byose byaje kurangira kuko urwo rupapuro rubonye abibona neza ko atavukana na Miki. None ku munota wa nyuma na Miki nawe yabashije kuba yarubona, abona ibyo bari baramuhishe igihe kirekire, agahinda karamwica, aho ubu ngubu Miki yamaze gufata ingamba nshya kuri aba bantu bari bafite umugambi wo kumusenyera urugo burundu, bikarangira uyu Iva abaye umugabo wa Koko, noneho Miki we akareba iyajya. Guys, abantu bari baramaze kubivumbura kare, babona uburyo umubyeyi atagambanira umwana we nk'uko uyu Miki bamugambaniraga. Abantu bari baramaze kubona ko n'ubundi aba bantu Korodina atavukana na Miki, ndetse n'uwo Miki yita mama we atari mama we. Ndagira ngo mubigaragaza hasi muri comment, muduhe ibitekerezo byanyu, kuko ibi bintu Miki yari akomeje kugenda akorerwa mu rugo rwe, n'uburyo yafataga aba bantu, uburyo yabagiriraga impuhwe, uburyo yabitagaho, byagaragaraga ko aba bantu atari ababyeyi be. So guys, muri filime yacu Icyumba Cyanjye, ibintu bigiye kuba byakurikiraho ni uko uyu Iva uyu Korodina agiye gukomeza kugenda amwirukankaho, akamusaba ko yamukodeshereza inzu imeze neza mu mujyi i Kigali, ndetse akabasha no kumuha amafaranga yo kwiyitaho kubera amutwitiye. Ibyo byose ni ibikomeje kugenda bibera muri filime yacu Icyumba Cyanjye. Ariko nanone uyu Miki nawe icyo mwari mukomeje kugenda mwibaza ngo ese we azasama ryari, ese iki kibazo afite kizakemuka gute? Murabizi ko uyu Miki afite ikibazo, icyo kibazo rero nicyo kigiye kuba cyakemuka. Nanone uyu Iva yongere gushyigikira urukundo rwe, yongere gukundana na Miki, kugeza ubwo uyu Korodina azabyara umwana wa Iva, bakongera bakamufata uyu Iva akamujyana iwe mu rugo, hanyuma uyu Korodina agasigara wenyine, agasigara nta kintu na kimwe cya Iva afite, ubundi akava mu buzima bwa Iva burundu. Rero abantu mwari muri gutekereza ko iyi filime igiye kuba yarangira, ntabwo yarangira uyu Miki adakoze revenge, ntabwo filime yarangira uyu Miki atihoreye kuri kuwo yitaga mama we, ndetse no kuwo yitaga mukuru we Koko, ku bugambanyi bwose bagiye bamukorera nyuma y'uko ukuri kubashije kuba kwajya hanze. So rero mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukande like, mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu hasi muri comment. Abantu mwese mufite amatsiko yo kumenya ngo ese ni iki kiri buze gukurikiraho. Ibyo byose mugiye gutangira kubibona guhera ku munsi w'ejo. Mugiye gutangira kubona episode z'imiriro, uyu Miki atangira kwibasira Koko, atangira kwibasira uwo yitaga mama we. Birumvikana ko impuhwe zose uyu Miki yabagiriraga ziko ari abavandimwe be atazongera kuzibagirira. So rero bye bye, after la vista, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde.